hari abantu bakomeje kumbwira bati nibiki biri kubera hano. Claude ngo yapfushije se wabo ubwo numvukana na se. Harangije azi imbere ya audience ati ni mu amafaranga ubufasha wa asabye ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo. Utabifitiye ubushobozi abumura akanwa avuge ngo mana uyu musaza Imana imuhira uko ridashira. Nuwo bitareba ariko nibwira ko urupfu ntawe rutareba, nibwira ko gupfusha no gupfa ntawe bitareba. Barangije aba imihanda iteranya aho video ari kuvuga ngo gogo ntiyajya kumushyingura nta views ziri. Reka ngatangire mwirebere nanone abantu batakabonye hatagira uza kumbwira ubusa. None sinyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifumbwe hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wafumbwe ureba muhazi hasi urangwa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo. Je suis désolé. Singire bwaga kuvuga ukuri mwikanisa. Ubambisi nta kurura. Utarashyingura mwibanga ry'umusozi agira ngo guhamba n'uguhambira. Nimba udashoboye gutabara umuntu ceceka. Inkuru iri kugaruka cyane ku mbuga nkoranyambaga ni ya Pasiteri Claude, Pastor Claude yo gupfusha se wabo cyangwa se ntabwo muzi ariko abantu benshi bari kuvuga yuko ari se wabo. Icyakora we mu magambo ari kuvuga yuko ari se nyina ari kumutabariza, ari gusaba ubufasha bukomeye cyane. Mu by'ukuri suko atababaye ahubwo nuko yigeze kwisekera gogo yapfuye akavuga ko atajya kumutabara cyangwa se kumushyingura kubera ko nta nyungu yabibonamo. Murumva yuko iri jambo umuntu utekereza akaba afite ubwenge ntabwo yapfa kurisohora mu kanwa ke. Mu by'ukuri iyo umuntu yagize ibyago abanyarwanda bavuga yuko uri ruhande arenzaho utwatsi cyangwa se atereraho utwatsi. Iyo umuntu yagize ibyago abakwiriye kumenya yuko nawe ari mu mubiri, yuko ejo nawe azagira ibyago. Naho abanyarwanda bavuze yuko inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo. Ntabwo umuntu akwiriye kwisekera mugenzi we yagize ibyago, ahubwo akwiriye gukora ibishoboka byose akamuba hafi, cyane cyane ko kugira neza ari ukuguriza abandi. Ineza umuntu agize uyu munsi abazayisanga imbere, niko abanyarwanda bavuga, ndetse na Bibiliya niko ivuga. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, ndetse Bibiliya ikomeza ivuga yuko abantu benshi bakunda kubana n'umuntu ugira ubuntu cyangwa se ugira umutima w'urukundo. Bityo rero umuntu utekereza yarakwiriye kugira umutima w'urukundo akabasha gufata mu mugongo abandi bagize ibyago. Ibakoze nawe biba bizamugaruka cyangwa se abandi baba bazabimukorera. Pastor Claude rero yigeze gukora ikosa rikomeye cyane igihe gogo yapfaga. Abandi bari bahuriye bagiye kumushyingura, warahangara asohora mu kanwa ke yuko atabasha gutwika amafaranga ari kugura essence ngo ajye gushyingura gogo, cyane cyane ngo ntabwo yashoboraga kubona views zamugaruriza amafaranga yaba yatakaje. None sinyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifumbwe hejuru unyuze n'agasambu zamuke hejuru ku murenge wafumbwe ureba muhazi hasi urangwa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo. Ibi ntabwo birimo ubumuntu, ni ubunyamaswa bukomeye cyane. None ikibazo duhanganye na cy'uyu mwanya nuko Pastor Claude nawe yagize ibyago kandi ntabwo yiyumanganyije, ahubwo nawe yahuruje yatabaje ngo abantu bamufate mu mugongo bamutwerera amafaranga. Mbese nyine iki ni ikibazo gikomeye cyane. Umunyarwanda yarabizi neza aravuga ngo umuntu z'ubwenge akwiriye kuvuga ziga. Nubwo utatabara mugenzi wawe ukicecekera ntugire icyo uvuga, bikagaragaza yuko yenda wagize ibibazo by'amafaranga cyangwa se uburyo bwo kumugeraho, ariko kumwisekera no kumukina ku mubyimba yagize ibyago bitinde bitebuke ubukwiriye kumenya yuko uzabyishyura. Abahanga bavuga yuko kwirengagiza cyangwa kutita ku makuba y'abandi ariko se rikomeye rituma umuntu atakaza isura y'ubumuntu ndetse n'imbabazi. Bishatse kuvuga yuko abantu ntabwo babona yuko ufite ubumuntu, nta n'imbabazi uba ufite. Iyo umuntu abona mugenzi we ari mu mibabaro cyangwa mu byago akinumira agaceceka cyangwa akishimira ibyo bintu,
aba yirukana ubuntu n'imigisha Imana ishobora kumugenera. Gutabara umuntu yagize ibyago, Imana iguha umugisha, ariko kwirengagiza ibyago bya mugenzi wawe bisobanuye yuko ushobora kubona imivumo itandukanye. Kandi igihe cyose umuntu yirengagiza abandi, igihe cyo gucirwa mu nzira kiraza, ni ukuvuga yuko nawe izamu rye rigerwaho akaba yakwinjizwa ibitego byinshi. Kubw'ibyo umuntu abura uwo kumuba hafi, nawe yagize ibyago niba yarirengagije iby'abandi. Dore impamvu 10 zigaragaza ingaruka mbi zo kwirengagiza amakuba y'abandi bantu. Numara kuzimenya nyabuna mugenzi wawe nagira ibyago uzamutabare, yewe niyo yaba ari umwanzi wawe. Ndetse na Pastor Claude nubwo yirengagije urupfu rwa Gogo, ntabwo ari igihe cyo kumukina ku mubyimba, ahubwo ni ukumvisha abandi yuko iyo bagenzi babo bagize ibyago bakwiriye kuvuga baziga, cyangwa se bakagira umutima w'ubumuntu. N'umwanzi wawe ukwiriye kumutabara, kuko ineza ugize uyu munsi ejo uba uzayisanga imbere. Impamvu tudakwiriye kwirengagiza impamvu cyangwa se ibyago by'abandi, nuko ku mwanya wa mbere kutagira imbabazi bituma umutima winangira cyangwa se urakomera. Iyo umuntu atita ku byago by'abandi, umutima we ugenda wuma, ukabura impuhwe n'ineza. Uwo mutima w'ubukonje niwo utuma umuntu adashobora kumva agaciro k'ubuzima bw'abandi, akagenda akamera nk'igiti. Ku mwanya wa kabiri, bigabanya umwuka w'ubufatanye mu bantu. Umuntu utemera gufasha abandi iyo bafite ibibazo abacamo abantu bice, akagira ubuzima bw'ubwigunge n'ubwirasi, ugasanga ni umwirasi wibereye aho gusa. Ubuzima bw'abantu bwubakira ku gufashanya no gufatanya, nirwo runana rw'ubuzima, ndetse ni nacyo kintu cyatuzanye mu isi. Kandi kutita ku bandi bituma uwo mubano ucika. Iyo umuntu atita ku bandi, atakaza umubano yari afitanye n'abandi, kandi n'abandi ntabwo bashobora kumwiyumvamo. Ku mwanya wa gatatu, ibi bitera ishyari n'urwango mu muryango cyangwa mu bantu muri rusange. Iyo abantu babonye umuntu adafasha cyangwa adahumuriza abababaye, bamufata nk'utagira umutima w'abantu, bakamufata nk'inyamaswa, bikamuteranya n'abandi, ndetse bikamubuza amahoro aho ari hose n'aho agiye hose. Maze nawe yagira ibyago yataka, abantu bakamuninira, bakamwima amatwi, kandi mu by'ukuri bari bakwiriye kumwitaho. Ku mwanya wa kane, kwirengagiza amakuba y'abandi bituma Imana nayo ikwirengagiza. Erega iyi Mana ikora nk'uko abantu bakora, ntabwo bivuze yuko nayo igira umutima mubi, ahubwo iyo wagize umutima mubi nawe ibona yuko nta gaciro ufite mu bandi. Uwo utumva abari mu byago, umuntu utumva abantu bari mu byago, nawe igihe bizamugeraho nta mugisha cyangwa ubufasha azabona, kuko uko umuntu abibye niko asarura, niko Bibiliya ivuga. Muzabisome mu gitabo cy'Abagalatiya, igitabo ibaruwa Pawulo yandikiye Abagalatiya, igice cya 6 umurongo wa 7 n'uwa 8, haravuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Iyo ubibye neza usarura ineza, wabibi nabi ugasarura inabi. Nta yindi formule y'ubuzima. Ku mwanya wa gatanu, bituma umutima w'ubwenge n'ubuhanga ugabanuka. Umuntu utajya yiga kubaho mu bumuntu n'imbabazi, aba atagikoresha ubwenge mu buryo bwiza, kuko ubwenge bw'abantu bukura mu kumva no gufasha abandi. Igituma abantu bakwibagwiza ubwenge n'ubuhanga, nuko mu by'ukuri bashobora kwita ku bibazo by'abandi. Iyo umuntu atita ku bibazo by'abandi, kaba kabaye aragwingira cyangwa se atakaza ubuhanga yashoboraga kugeraho. Ku mwanya wa gatandatu, kwirengagiza abandi bituma uba wenyine mu gihe cy'ibyago byawe. Iyo igihe cyawe cyo guhangana n'ibigeragezo kigeze, nta muntu uba ukwitayeho, kuko nawe ntiwigeze wita ku bandi. Ubusohoza imvugo ngo uko wicariye abandi niko bazakwicarira. Niba warabafashe mu gakanu, nabo bazagufata mu gakanu. Niba warabirengagije, nabo bazakwirengagiza. Niba warabimye ibyo kurya, nabo bazakwima ibyo kurya. Mu by'ukuri nubwo umukristo adakwiriye kugendera ku ihame ryo guhorera ijisho, cyangwa se ngo ijisho rihorerwe irindi, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi, iyo wagize ibyago abantu wirengagije nabo barakwirengagiza.
Ku mwanya wa karindwi, bituma umutima w'amahoro ucika, uba ugenda wumva ubusa mu mutima kuko ubumuntu buba bwaragushizemo. Nta kintu kirusha amahoro kumva ko wagiriye abandi neza, nta kintu cyakuzanira ubutunzi bwinshi nko kumva yuko hari abantu wagiriye neza. Bituma ugwiza umutuzo n'amahoro, gutekereza neza no kurushaho gusabana n'abandi bitewe n'ineza wagiye ugira mu buzima bwawe. Ku mwanya wa 8, birangiza izina n'icyubahiro cyawe. Abantu ntibazongera kukwizera cyangwa kukubona nk'umuntu mwiza kuko bazaba bazi ko wigeze kwirengagiza abandi mu gihe cy'amakuba yabo. Abantu barakwinuba, ntabwo bagufata nk'umuntu muzima. Mu by'ukuri iyo bagize urubanza ntabwo bashobora kurugutumiramo kuko bazi yuko uri inyamaswa muntu. Ni byiza kutirengagiza abandi kuko nabyo byabasha kuguhesha icyubahiro. Iyo witaye ku bibazo by'abandi bikongerera icyubahiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bitera umuvumo w'ubuzima butagira abavandimwe. Ni ukuvuga iyo wirengagiza abandi bikuzanira umuvumo w'ubuzima. Umuntu udafasha abandi aba ari kwiyambura umuryango, inshuti n'abantu bamushyigikira yagize ibyago cyangwa se yagize urubanza agahera mu bwigunge no mu mibereho y'ubupfapfa. Bitewe n'iki? Bitewe no kwirengagiza abandi. Ku mwanya wa 10, bituma umwuka w'urukundo n'ubumuntu ushira ku isi. Iyo abantu benshi batangiye kwirengagiza abababaye, isi ihinduka ahantu hakonje hatarangwamo impuhwe, urukundo n'ubutabazi, bigatuma ubuzima bwose butakaza isura yabwo y'ubumana. Ugasanga abantu bari ku isi ariko mu by'ukuri ntabwo bakiri abantu, ahubwo ni inyamaswa. Mu gitabo kimwe nasomye cyitwa Inama z'abantu bashaka kubaho neza, bambwiye yuko mu nyamaswa zimwe na zimwe, cyane cyane tuvuge nk'imbeba, iyo ngenzi yazo yagize ibyago, tuvuge nk'imbeba yanyuze mu muriro irababuka irashya, imbeba ngenzi zayo ziba zabonye ibyo kurya ziyiteraniraho zikayishwanyaguza, maze ugasanga ziyigize ifunguro ryayo. Mu gihe zari zikwiriye kuyomora no kuyitabara cyangwa se gupfuka inguma zayo, ahubwo ziyiteraniraho zikayishwanyaguza. Hari n'abantu bameze batyo. Bityo kugira umutima wo kutita ku bandi bituma abantu baba nk'izo nyamaswa. Iyo umuntu yagize ibyago ntawe ubyitaho, nta muntu ushobora kumucira akaruru utega, ahubwo abantu benshi ushobora gusanga bari kumukina ku mubyimba. Nyamara dukwiriye kuzirikana yuko ibyo dukoreye abandi natwe tuba tuzabikorerwa bitinde bitebuke. Mu by'ukuri umuntu uharanira kugira umutima w'impuhwe n'ubufasha, niyo yagira ibyago ntabwo yabura umufata mu mugongo. Ariko umuntu wirengagiza abandi, iyo igihe cye kigeze asigara wenyine ntawo kumufasha, akibuka ko kutita ku bandi no kubishima hejuru bigira ingaruka zikomeye. Mwabantu mwe, ntimujye mwirengagiza ibyago by'abandi. Mwabantu mwe, mugenzi wanyu nagira ibyago ntimukamukine ku mubyimba ngo mumwishime hejuru, kuko iyi saha yanyu yageze, ibyo mwakoreye abandi biza byikubye hafi inshuro 10. Mugire umutima w'ubumuntu, ubugwaneza no kwita ku bibazo by'abandi, kandi birashoboka. Kandi nubwo wabikora ntibikunde bitewe n'ubuzima ubayeho, hari igihe umuntu ashaka gukora neza ibibi bikamutanga imbere. Umugani wa Bibiliya aha mvuga yuko umuntu aba yarwaye. Reka mbarangire umuti mwiza, niba mugera amahane, umushiha, inzika, kutita ku bibazo by'abandi bitewe n'uko murwaye. Umuti mwajya mukoresha ni ugukunda kunywa amazi y'akazuyaze mukibyuka mu gitondo, kandi mugakora ibishoboka byose nijoro mukaryama ari uko mumaze amasaha menshi muriye. Ibi nibura bibasha kongerera umuntu ubumuntu, umutima w'ubugwaneza ndetse n'umutima wo kwita ku bandi no kwihanganira abandi bamukoshereje. Ugasanga ni umuntu ubayeho mu buzima bwiza bitewe no kurinda ubuzima bwe. Iyo turwaye ubuzima bwacu burangirika kandi ntabwo tubasha kubana n'abandi neza, ariko iyo dufite ubuzima bwiza nibura tubasha kugira umutima w'impuhwe wo kwita ku bandi. Mujye munywa amazi y'akazuyaze, murye ku gihe, kandi mwirinde kurya mugiye kuryama. Impuhwe zizabazamo, muzagira umutima mwiza usendereye urukundo. Ababyeyi mwe, mwabasore mwe, mwankumi mwe, mwabasaza mwe, abakecuru mwe, abagabo mwe, mwabadamu mwe, twakiriye na yombi. Support yanyu mu mugisha n'amafaranga, n'ibitekerezo n'amasengesho. Rero turasabye
ubifitiye ubushobozi adufate mu mugongo utabifitiye ubushobozi abumura akanwa avuge ngo mana uyu musaza Imana imuhira uko ridashira. Dore ikintu cyitwa gusaba wowe nyeye baba we warura uvuga nyabusa ko nta utakira yesasa utayikiramo nta views zavamo uri gusaba amafaranga ye koyo. Inshuti bavandimwe, akaryoshye ntigahora mwitama ntashira rekwa icyakora ryo hasubiwemo. Noneho munyemerere mbaseziyeho maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao, I love you so much my dear friends.